reka nkubwire impamvu enye zigiye gutuma mureba iyi nkuru. Icyambere nuko iyi nkuru yatumye nkora ibishoboka byose nkinjira mu kigo cyambere hano mu Rwanda cyabaye icyambere cy'indashyikirwa nkakinjiramo nkatohozamo amakuru. Icyo kigo cyitwa ngo iki? Cyitwa immigration. Icyo kigo kukinjiramo urumva ari ibintu byoroshye. Umva impamvu ya kabiri igiye gutuma mureba iyi nkuru. Ninjiye mu bitaro bya mbere hano mu gihugu nohoza amakuru nibonanira na Dr. François Dr. mukuru w'ibyo bitaro. Nicarana nawe mvugana nawe agera hamosoza za mu maso. Muri kumva impamvu zigiye gutuma mureba iyi nkuru. Impamvu ya gatatu nuko nagiye ninjira muri OMS cyangwa yitwa WHO mu Cyongereza. Baburetse iyo nkuru ni nyamukuru rero reka nze nyinjiremo. Namenya amakuru y'uburyo The Ben yongeye kubona breaking news. The Ben yabaye brand ambassador muri OMS ushinzwe kurwanya cancer. Ndagije menya ibyo mu Gatenga ndi kubwira abantu babiri bonyine. Ndi gutoza aya makuru nibwo namenyaga ko umuntu wari kodinze umuntu bita fata ku mavuta n'ishyano yakoze. Amwita kugeza ubwo Dr. François nabimubwiye ngo ngiye kumena kwa Jaras arambwira ngo aragukunda ngo arakuzi ngo ngende mbivuge ntacyo bimutwaye. Niyo mpamvu ngomba kubabwira Dr. François rero wamaze gusuzuma ubugira gatatu imfure ya The Ben. Impamvu ndi kubivuga nuko navuze pari 1, nuko The Ben yabivuze muri press conference, nuko nindaye na clip video byateje impagarara ndetse ni nabyo yitiriye album ye. Ngomba kubivuga. Dr. François yapimye gatatu Pamela biza kurangira abaye confirmed, anyeretse igipapuro cyohereza Pamela muri Amerika. Jewe nagezaho erega sinshaka gutinda muri iyi nkuru. Nagezaho ndagenda njya gushaka umukobwa wiganaga na Vestina hehe Igasogi witwa nde Ariete, kugira ngo noneho nkumvishe ko ushatse kunjandika muri iyi nkuru nayimena. Ariete Vestina ntago ari kunyumva. Vestina twamusanze agaturumbuka kiruka agatangira guhuruza Emirene. Twe turaryana. Ariete noneho nahuye ngo muhamagarire agira ate twari ibisimba. Twe twatuje mu kazi kanjye nawe. Ni gute yatubonye agahungabana? Ni iyi miriro turekura. Nagezaho kubera iyi nkuru njya gushaka witwa Ariete wiganye na Vestina muri uyu mwaka soje. Ubwo se Vestina ntari kunyumva? Ubu Ariete ntawe azi winyinya. Ambwira ibintu byose, ambwira muvoma noneho yageze kuri Emirene. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Nk'ibisanzwe twicaye muri Urban by City Blue. Hari abantu bagikunda kumbaza ariko kuki mwongeraho by City Blue. Iyi ni mwe muri Urban by Boutique. Oya, Urban Boutique. Ariko Urban by City Blue nukuvuga ngo ubundi company cyangwa se hotel. Izina nyaryo ni City Blue. Noneho Urban by City Blue. Ako kantu nanjye narakabaririje. Najyaga nkavuga bakambashije cyane nkabaza manager arambwira ati tubarizwa muri City Blues. So rero ni ibyo ngibyo niho twicaye. Wumvise ko amafu n'amafunguro asigaye yarageze n'ahandi hatandukanye. Ngara bibaze na Karege ya Omar Paneri. Ngo niwe wabizanye. Nanjye ariko niwe nabyumvanye. Ukajya ubivuga ngamafu ngavuga ati asa amafunguro ya manager. Yabyumvise za strogono. Uti ni mumpe Portuguese. Yewe nabyumvanye. Uruzi ko bagiye kuzanira Sierra. Ibintu biri mu Portugal byose bitubisaba. Sierra 7 naza mu Rwanda sinkeneye umunyamakuru n'umwe uzavuga kamukunda kundusha. Ntawe se? Oya ntawe nkeneye. Iganise ntajyagiza amagata. Ko Messi hari ibintu by'amaziro zero wanagira. Uyu munsi ngo Messi ngo ni muceceke ngo rata kanyuranamo na Jarike ngo kinubi. Tawatumubona. Akongera ngo rata namba 1. Uvuga rata kubera hari ishyano wakoze mbere.
oya Cristiano Ronaldo nabonye Jangwana ari kuvuga ngo abakinnyi b'ibihe byose yabonye, ari kuvuga ngo number 1 ni Lionel Messi, kabiri ni Ronaldinho Gaucho, gatatu ni Zinedine Zizou, kane yahashyize Jeje Okocha, ahita atebya nyine avuga ngo gatanu ngo ni Lamine Ba nyine wa APR nyine atebya. Baramubaza ngo Cristiano Ronaldo uziko Jangwani kuba muzi nyine afana na Man U cyane, ngo Cristiano we sinjya muzana mu bantu bakomparwa bakompe mitanumva nagashinge navuga ati ceceka Jangwani. Yewe we Cristiano Ronaldo bamaze kumwofaringa kuba umunyamigabane muri El Nassr. Wabibonye se akambe kwere kubisoma uhita untesha agaciro ngo nabihimbye. Nago wabihimbye kwereke ngo barashaka umwamo nka gatanu kugira ngo agomeze abakunde. Cristiano ni igihe utandukanye imibare amafaranga n'umwitozo ubitandukanye na talent buriya ni ikintu kiba kimeze ukuntu. Cristiano avuga kuri mani igasenyuka, yavuga kuri za Ballon d'Or zigasenyuka. Chupurini yaramuka yikije kuri FA none imirabyi kanyurana. Oya ntuze kunshyushya mfura, ndagira ngo nasesekara mu rw'imisozi cyangaye. Abantu bose bazajya bambererekera basi nzasigara nserera nabo umutekano kandi nabo bandeba ijisho rya mutagatifu bavuga ngo imirongo migari sinyihonyora n'ukuri ujye ubimfashamo. None uzasimbuka gikada yewe no muri senye zimwe ziba zishinye Cristiano man ariko ubwo uzi nk'ubwo senyenge zincaruye ubwo uzi nka hopitali ye iri Madeira navurizwamo yabiteye ubwoba. Oya ntugakinishe Cristiano mu bantu ukinisha. Okay, ntacyo uvuze ku bantu b'umutekano ubwo ni nabo ntangiriyeho nsuhuza imfura rwose z'i Rwanda zidukurikira. Abantu bamwe bagiye banyereka ko rwose bava mu mayuniti atandukanye ariko ndetse no mu bisata bitandukanye by'abashinzwe umutekano. Kenshi iyo ngiye mu makonseri cyangwa ahantu babona umukada byoroshye barabinyereka polisi y'u Rwanda, RG, hari nabo twita abajepe. Igo abamanzi wayo nigeze gucikwa nkumva nyine biteye ubwoba ngavuga ati nahatambutse gikade nyine ni inkuru imwe nigeze. Ariko hari abagusohokanye ngo bakajya bagusuhuza intoki ngo zikika. cyane ikiganiro urakije bagira ngo banyereke inshingano zabo kugira ngo nzamenye uburyo mbigendamo. Kujya kubaza ngo hargira umukada ari utuntu twitwa twa perone oya twatangiye kubera ajara baba ndabakunda we twagiye ahantu i Remera amatambukana umucyo none nanjye nagiye nambaye nyine gikadayizimye baba we aribwo nanaguraga ya boro nakweretse cyagiye muri icyo kiganiro si ukanywereka poto uriya nayiguze twajyanye none hari ukuntu nawe mvuga ati bamwenyewe twatambuka. none se umukada uyu munsi ko mbona urimo ufite amabara ya Amerika menshi kubona hari akufite mu ntoki uri kugenda unyuzaho ukanyuza no mu isura gake gake. Turagiye se tugiye mu muriro. Ndagira ngo uze kunyemerera ubuhanuzi bwerekeje California se nkubwire ko Kabera yabaye yo kuva na kera. Kabera se uhe kandi Kabera umukozi wa Yesu. From Hollywood bicamo neza utaza ko gutoba uriya yatangije campaign igiye kujyana abantu mu gikombe cy'isi muri Amerika. Kabera none se bami nunzana muri gospel uzambabarire utazakora ikosa. Hariya barahabaye wibuke ko Russia ntagaba mu bintu bya kwetu gusa films zanyuzamo akanyuzamo bya football. Babaye muri Amerika Hollywood bafite ukuntu izi projet za cinema yazijanditsemo afite ukuntu abakorana n'ama ONG ateye ubwoba nawe kandi amaze kwitereka none namubonye ari kujongera ari guchallenginga Desire mbona bucya biteye ubwoba abantu kuri ya projet ya Masita se
aya masita ni ibindi biri ku rundi ruhande. uyu munsi si bwaza Ahubwo se ntutobe ni siporo. uyabwira ahubwo ndebye itariki Siporo tuyinjiremo oya ubushize ariko hari ibintu wari watubwiyeho kuvuga Amerika. None abantu baturutse mu Bubiligi ubazanye gute? Oya kandi nituvange mbabaririye inkuru ibidasanzwe mfura y'u Rwanda. Papa Kamba. uvuze mu Bubiligi reba ku muntu ukunda kumbwira systeme mbirigi Mberije ku bwa Mberije ni nabwo ya nkuru mperuka kumena amaha ngaha wa muvandimwe navuze yagiye ku note hari kubwa Mbirigi n'ibiki yego muri gakondo ariko iriya nkuru n'ukuri yatambutse mu mujyi wa Yesu n'ukuri Imana yayidweremo umugisha ye baba we reka mvuga ibyo nshaka oya se gikada n'ukuri narishimye narabikunze hari igihe ushimashima ugashimashima umuntu wa nyawe kandi Imana nyine ikagenda iguhuza n'abantu ba nyabo cyangwa se igatuma hari abantu batari bakuzi bakumenya gakondo ni iyacu ibihame by'Imana ni ibyacu ishyaka ry'intore rigiye gukora ishyano ariko nanone namuyoboke n'uwanjye baba we namuyoboke n'uwanjye ntabwo byatambutse neza se nabonye Miss Dikoro za muyoboke ebyiri haciyeho umwanya munini cyane ndavuga ni ati mfura y'u Rwanda Papa Kamba namubonye yambaye nk'abami anyura ku matapi ashimye nibyo washatse kuvuga bya Liyoni buzinduye byonyine aravuga ati ariko nabyo shana ukuri uruhare rwawe muri showbiz rurazi ahita nitsa ku gitaramo none se azabaze witwa Pacifique nkuru nziza oya wibyitsa azamurabura wibyitsa oya kandi ntari bubigarukeho hari inkuru nabonye azamura ati muri parikingi habereye iki mu isoko ndamurabuye Papa Kamba shanyara kare nabonye inkuru Clement na Knowless wabonye amapariti Jado Castar ari kwijandika muri showbiz n'ibintu byiza turi kubishima nabonye Knowless ari kuvuga ngo na Clement urabizi ko ari Dragon urabizi ko yatwaye award ya best producer wa decade I know kuri discipline Karex yarayimuhaye kabisa yego isango sorry agaro ati ibihembo bya yakina music baba we muyoboka ariko hari ahantu yagiye gutanga award ari isobwa nta hantu yisobwe se ayihundi se oya sinzi nimba ku kantu karanciyemo ariko ibyo ngibyo bya award bireke banza umbwira ibyo Clement na Knowless wabonye ibyo wari ugiye kuvuga oya nyine narinde kukumva bari kuvuga ati ese ko hari inzoga ibitirirwa se bimeze ati oya se ati n'ubu tubimenye tirahari se ubwo twaza kureba inyungu zacu da nkahita nibuka kwitendetseho ibintu byakuba bakavuga ko aribwo bamenye ko hari n'amayeri wabona bavuze ati wibuke ukitubaze bibanze mu itangazamakuru ntihashira amasaha 40 bataratwaporosha abadaragwa ntumusobanukiwe oya ngo ntabyaze ku buryo se yakwiyangaje se yakwiyangaje n'umusiniya ku buryo yaburamo n'umiliyoni bungahe none se henshi yagiye yiyangaje ntuhazi arabyagorana kuko nawe none se baramutamitse keretse nimba ufite ubwino bw'uko icyo gihe babatamitse ndaguha impamvu ebyiri icyo gihe niwe washaka gufata iyo brand amaze gutwara urabizi muri izo nkundura bakavuga ati ariko Knowless agacupa ni gato turabona karafinyoye ariko ndabyibuka neza ndibuka ko kimwe mu byateye abafana kwita iriya nzoga Knowless bakironshinga Knowless yahise aza ku rubyiniro bayironshinzemo hagati mu gitaramo muri Guma Guma Knowless ahita yurira stage abantu biri mu ngingo ya mbere yo gutuma akabyeri bakamwitirira ikindi cya kabiri uruganda sirwo rw'isi zina abafana nibo baryitoreye bati iyi ni Knowless irasa neza barayitamira ikigeretse kuri ibyo none se Knowless we niko yitwa ngo bashatse kuvuga ngo barabihengekera kuri Beyonce Knowless wame abantu biga ubwenge n'abandi biga ubundi Knowless nawe sinzi ko izina yaryitwaza avuga kuko aba Beyonce
Knowless yigeze gukorera ubugome Kamishi aba aratombotse yavuze ngo iki Cardinal ze ati nayo zamwirengagiza byiteka niyo reka nsuze bagabo buriya reka nkubwire mu bantu babaye muri showbiz bari netre ari abanyabo ari abantu ukunyumva se cyangwa uri gutuma kamoyi kuri phone ibintu okay namubwiye ngo ajye gucagingisha kuri reception icyo mvuga Kamishi ari mu bantu babaye muri game bari netre akaba nk'umuntu umeze gute niba wakoze ikintu cyiza aragisapotinga niba ari kibi araguponda yivuye inyuma uvuga uti uyu ni Kamishi tuziranye muri gahunda ni straight ariko se yavuze ngo iki yigeze urumva ari mu bantu bafashije Ama-G akunda no kumushimira ari mu bantu bamugaragaje cyane ariko agiye Butare Ama-G ajyayo atamira ku Ruyama kamucyura buhoro Uruyama twabonye bari kurwandagaza rucegeze bakavuga ati ko utameze neza Ama-G bashyizemo uruhinja ruramusiga urumva bashyizemo uruhinja ruramusiga rumusize araririmba arandaga bimwe bya Jay Polly muri Kaize yego mari muhiruko ridashira Kamishi ewa niyo nkuru yahereyeho muri Star Forum teka mbumvisha umuraperi wanyu itamena ati mwamwumvise aba akoze korabo na Knowless ira korabo yaraburuhije kuko amakuru mfite iri muri audio zamuhenze ni mumubona muzabimubaza kandi z'icyo gihe kandi Kamishi yari umuntu ufite power play kenshi ku buryo ibintu byo gukora imiziki bitamugoraga kubera aba producer n'imibanire ariko ziri muri audio zamuhenze kubera condition Lick yarishyizeho ngabe bazi audio iraguhenze urakukuje ibaye hiti ugiye muri gumeri guma kera rukuntu abasani bahamagaraga abandi bagafashanya kumbe Knowless yageze mu biganza bitari ibye Kamishi yuri rubyinira ati Knowless shwe Knowless mwino rukuruza igiye shwe Knowless Kamishi amanutse urubyiniro niba yarakubitanye na Katege Stave bahise babanza gushyira amaticupa arinshiranye batiye musi barazamukana ba Platine abamanutse ahonda gatoki ariko uriya mu DJ yaranyobeye ni umugome abageze hasi komeye kigera asati Knowless turaziranye nabo tuziranye muri ibi by'imiziki gusa niko kanyegeza ako kantu yawe ati atazansobanukirwa cyo kuzamwirengagiza arangi ubuzima bwose Imana atari ibintu navuga bikomeye tu Kerema yaratari distinct ubu yakwahuranye oya aka kantu umva ntabwo nakwemera kuri Knowless ntabwo Knowless yanyemeraho kuko ndamuzi abafana bamuzi mu mustar ariko nyamuzi nk'ibindi bintu n'abandi banzi ngo amuzi nk'ibindi bintu cyane oya Kamishi arakazi wari uri muri urwo ruganda oya nanjye ntukagira umusaza ngiye se ngana Mungu nanjye icyo gihe narafanaga nawe ariko wari urwaruka ariko rucengera rubirigita warabirigita ndi ku mbuga nkoranyambaga nicecekeye a postinga ndi kwirebero mu Isangura Muzika Live dusuhuza abantu nka bakaremera Yves b'icyo gihe n'abantu b'inshuti za Cardinal bakaremera Yves se Cardinal nabande ubu Kamishi numva iki kiganiro Karemera Yves azamumenye habuze gato bura Karemera ni wari ushingiye Cardinal aya ngo bari abatamirira ora umernye Phoenix Arizona oya wa Filipita nibanyange nawe najisho ribi bamureba ubu ngubu ngo yararokowe ngo nawe yibereye kwa Minyoni Karemera Yves
buriya nawe se ngo ni kwa Binyoni niwo muha zirambaraga zo guterura baro mu buryo buri utaza n'ibya Keti ni bibi se Keti irashumbwe arabimenye kumira ni ku ruhande ibyo ni ibindi biri ku ruhande tuvuga abakozi b'Imana tuvuge showbiz ya kera ariko Kamishi kuba yashyuha mu mutwe akavuga ati hari n'ibindi nzira nyona mama Jean Kamishi we baba we ndamuzi Muremba yabaga yo imivuba uzi icyo ari cyo se imivuba Muremba yabaga ari gukoresha imivuba nyine ashyushya Kamishi mushyushya tese ntabwo bakoranye muri Kamishi yari afite karite hari ukuntu yajyaga nko mu bukwe kwa gatandatu ngo akagenda nyine akikorera ikiraka urabizi ko akunda kundirimba indirimbo z'amafrobeat yataha nyine urabizi ko aribwo yakoraga Star Forum agahura na Muremba akavuga ati noneho byakomeye inkuru zawuze ubona ngo Kamishi ntiwamenyaga ahantu azikuye Kamishi namukarabiye ahantu mwazanye igihuha uri kumva cyarambabaje sozi iyo nkuru oya namaze kumwumva Kamishi ubundi ajya kugira ikintu apfa n'ubundi n'umuntu bita Munana mugwite yidokimanta gushaka inkuru ntumenya ahantu yisabagageje bose urabazi sibajya kuhurira kuri ako kantu ngiye Kamishi ko Munana nyine urumva we karite ni umu editor azi gukora ku matushe menshi cyane wenda Kamishi ashobora kwispecifiya cyane mu bintu arimo yarirataga ati ngende umuhanzi nge nanakuzimya ndi umunyamakuru ntiyabivuze se muri interview mugende muyirebe kuri Kigali Today ati nge nanakuzimya nge ahantu nakarabiye Kamishi kera kuri za taxi z'Inyamirambo yaracitswe yaraye yashiriwe ngo indirimbo bayigurishije Death zimugeza ku kazi ayigurisha Meddy bahite oya fata ijambo se nari ntaravuga batagira ngo nuvuga inkuru izo nkuru ngo wazibayemo mukada ngo wazibayemo ngo icyo gihe waba guhari umuntu nirukangaga inyuma yankoze isoni hari abantu bajya basebya abandi mbabwiye umuntu nirukangaga inyuma za dialogue Nyamirambo ngahita mukaraba tumukada noneho turume hari kera telefone zatera imbere zitaraza wasebye Imana y'u Rwanda baba we narinye ikiganiro urakishe mutagatifu ku buryo koko Kamishi agurisha indirimbo ibiceri 200 abihawe na Meddy iyo ndirimbo ngo yitwa ngo iki yaragiye ku kazi ngo yitwa ngo iki iyo ndirimbo ni inkorasi ye baba we uzamutima ibaze ko ari naryo zina ry'abafana ba Meddy ubu se Meddy yajya mugurira agakofu budisi wabona za Phoenix arizo aho ngaho mbona yihagazeho ariko Kamishi yamye yihagazeho reka tumuveho Kamishi tumusuhuze twizere ko igitenge kikibona yaragikundaga cyane bije kubera Knowless bije kubera Clement bariteretse bari kugenda bakora ibintu bya danger kandi nimwe muri couple yabaye successful nyuma yuko ibyamamare bitagiye bigenda neza Safi ne wahoze avuga ati mama yarambuje ngo simpite nsubira mu murenge wamubonye ariko abafamily divorce bajyauseza mu rukiko rwenza mu rundi nibiba kubera icyo ari we bavugaga wahora gukubita ngo n'Imana yabigennye ngo ariko Imana ishimwe ko ntapfuye Safi Imana yanjye Safi ndagusuhuza uri mu bantu rwose banshimisha cyane ikiganiro urakizambije neza ndashaka iki kiganiro kiba gitandukanye n'ibindi nkizambije hehe ntituri kuvuga ibintu n'ubundi bihari cyajemo komedi cyane Safi yanyishe ngo Imana ibishimirwe ugahita ubona yibutse kujya gusenga twinjire rero hari agastori nshaka kugusangiza uzi kubona Safi Nizo Hambo baje muri tour bari ubundi abasani imbere guma igihari ntiwapfaga kubabura kuko urumva babaga bashaka amajwi barabonekaga kandi no kuri schedule babaga bategetswe kujya ku maradiyo runaka nyine igihe runaka bakabaraje wenda kumva bari nko muri guma ya 4
ya kane niyo batwaye cyangwa ni ya gatatu ni ya kane Urban Boys ya kane oya rimwe ni Tom Cruise, kabiri ni James, gatatu Ridley, kane Poli, gatanu Iribe se yatanze Knowless yego Knowless yarayitwaye Knowless yarayitwaye ayitwara nyuma ya Urban Boys. Knowless yayitwaye Urban Boys yayitwaye nyuma urumva bari kubyemera ariko ndumva Urban Boys yarakurikiranye na Dream Boys nibyo Knowless agahita haza Melody Queen ko basasaga ntiyazaga no mu ngo Queen yari yariteretse ariko mbere ye habanje guhitinga ya Grace we hakabica bigacika we Jay Polly akikomangira kwa mama mukuru tumwana mufashe iki twari tukageraho barahanganye atavuge ngo yarahisa tumwana mufashe iki uzi ko ya Grace buriya ngo yakuze kera baba we twabivuye hose tuve mu miranzi ya kera ariko Urban Boys oya ndi kubibuka ukuntu babaga baje shimire muyoboka bajyana mu Bugande za tekitofu baci baba we muyoboka yagiye yipanga shobundi nibwo twari turimo tuganira buriya na ya mpano yari korojerega ari mu bantu bamubonye mbere y'abandi bose buriya muyoboke se wavuga ko ari mu bantu bafunguye ikintu kijyanye n'amakorabo y'abanyarwanda n'abagande cyane yarahisangaga yarafite iyo communication urwo rurimi yarafite ukuntu ndabyibuka ubwo namenyaga uburyo Pius yatesheje agaciro muyoboke n'amahari bagiranye kuri Charly na Nina baba we buriya babyaranye amahari n'ubu buriya ngo ari rigeze kumuha amafaranga bagiye kubadiringira ngo agezeho yikorera korabo abarayashoye umunsi umuntu navuze w'Inyamiramba azaza akabivuga ati ariko muyoboke byakubaho muyoboke nawe ntazibagirwa ibihe yagiriye igikondo muri Narrow Road bari gukora indoro Soshomura ngo yabaye mushya yamubanye mushya ngamubwira ati tubyaranye abo nakarabye se abibwiye Papa Davis arari yababa we nakarabye muyoboke nta kintu yanyangira kiriya kiganiro cyagenze neza tubishimiye Imana ariko mbere yuko ngiye kuguhereza ijambo kinjira mu gashya ka Bruce Melody itaye iwacu igitangaza muravuga ngo ngewe ntabwo nzongera kwemera abantu bandibata bantu birirwa basebya aba bahanzi bakuru simbiyama ubona mbashima bimaze iki abantu baba baza batega imitego Bruce Melody bimaze iki batega imitego nakunze yinjira muri BND bavuga ngo impano tubazaniye ya album yacu muyimanika ahantu ndetse tuzereka abandi bazaza nyuma yuko twahabatanze ubwo rero mbere yuko byinjiramo ukinjira ku kantu ku kandi mu makuru ya Zandani bayiyamiye ngo Zandani ejidose Zandani no gukumira sama taraza nk'icyogajuru yewe icyo mvuga Bruce Melody dutaye album iri ku rwego rwa Naija ngewe ahangaha rwose kizeho respect kuko album ya Melody iyo yumvishe wumva ko atari za album urabona nka Juno Kizigenza ari mu bantu bakoze album nziza yaraje ariko urebye nk'icyumba cy'amategeko nyine umwimerere nanjye kuvuga ngo umwimerere wa Rider na Bulldog n'ubundi twumvamo akantu ko kuba ari abasaza tukabumva muri wa mujyo yatushe mu gihe Melody we kuri no nshuro indirimbo yose uroyumva kuva kitameze nk'indi kuri album urumva bose yaririmbye yavuze biriya bihe ngo ariya ndirimbo yaririmbiye umubyeyi disi nibuka yamarira y'amaji baba we buriya amaji aba yibutse byinshi akavuga ati twaye baba nta kandi gashya se muri album ngo twijandike shaka iyi nkuru bitandukanye nta kandi gashya indi se urumvaho ndi umusinzi ntabwo wayumvise na Bulldog se Bulldog disi naramubonye yagiye gufata mu mugongo Bush Dogs wabibonye ariko ko yari ameze nk'umuntu ukirutse
nawe rawe y'abantu ubona ko nyine Bushari yasengaga Imana n'ukwe izuba ukwezi na mama we nyine n'Imana ariko atayihakana muri wa mujyo we yatuganirizagamo niyihangane ntago indirimbo regaye roza we kwangiriki Ngoroza yaramenyekanye ariko nta nitapendo zira challenge wara wese challenge zabereye muri Kisa ngo ariko ngo ninjye ngurankomerekeje ngo nanjye ngo nabonye bibabaho ngo ndakura kuri Snapchat afite bruti ntaza gutesha gaye baba yijara titiza we yewe ubwo nyine uraduha ubwino bwawe nawe bashyiramo bakuramo uraduha ubwino bwawe oyanjye nabibonye nkotinza nita wanjye we na Melody amufashe ku rutugu nyine amubwira ati kudukomerekeje ngayo nguko rero nta kandi gashya se muri album ari kugenda yibrandinga neza promotion kuzenguruka ibitanga ejo bundi umusibejo nagiye kuri Costo waya eme wanje nibizi numva makuru numva arambabaje kuri Melody sha numva ndababaye mabi ni mabi ari se byase oya we hazibe cyage ejo bundi ejo last night uzi ibintu byambayeho abyunze uribuka kakana kukirwa sinibiki urabyibuka mu video ari mwenyewe rero twaraye tudondosha acakiranye uriya mukire yambwiye ewana nono ni babakire baba muri kakoze umuti se baboretse nkubwiye ari kuba muri villa yambwiye ngo naragukunze ubwo waza guhirita uvuga ngo ninde ukoze kuri Fabrizio wanjye ngo mpangane nawe ngo barabikunze ngo reba akantu baguhereza se hariya keza kari ku rwego rwawe ngo barabikunze nanjye rero nanga abantu baza bandagaza abantu mani bakoze ibintu bya danje yego ntago tubikunda niba muvandimwe yarambwiye ati hari ukuntu watangiye uvuga ngo erega ntidukomeretsa ngo mba numvise nyuma y'amasegonda 7 uranyahuranyije ndavuga ati ibi bintu noneho mukada yihaye kabanza gasasira ntago dukomeretsa reka nkubwire story yambayeho rero ejo bundi nabonye ahantu hamwe irantungura disi n'abakunzi bacu bayumve inyaruke mu dusegonda wumva ukuntu abantu barengana gikada umuntu w'umurokore yaramanutse ahantu hahurira amamodoka ahageze umuntu winywereye kamoyi nyina asanzwe ari n'indanga ku mugani wa Nzovu nirwase yego wa Nzovu abaramurebye yambaye neza tuyunda yamukuramo ati ndagufashe ko hari ibintu wankoreye ntunyishyure kumugaragara abantu barahurura umugabo burahana areba ati ndagufashe ni wowe aven hari zo amaye ni waturumbutse ukagenda abantu barahurura kavuyo karaza inzego z'umutekano ziraza zirangira wa muvandimwe bamuyoye kandi abantu bamuzi ngo ni umurokore nabibonye ntambuza baramutumbagije station uburokore hari ntibujya buba wasanga yaratamiye yarahageze noneho mama yake waje atabaye avuga ati ahamagara imiryango ati narababwiye ati noneho yageze muri za maraya ati naraba mana yanjye wumva ukuntu imiryango ifite ibibazo hanze arengana nta kintu n'abantu bari gutanga ubuhamya kugeza ubwo noneho nge niboneye umutanga buhamya w'umuntu wari uri kumwe n'uwo mumama wenyine ni umumama cyangwa ni umubebe avuga ati yipanze nonaha cyaka kiramutamiye aravuga ati reka ndebe umuntu woze uzi kugira ngo uwo muvandimwe avemo naje gukurikirana iyo nkuru ngo yatanze 500 zo kujya mu bapfubye none se umuntu ari kugushinja waramwambuye arabanza zimuturumbukamo zimaze kumuturumbukamo umuryango araseba ari ibintu umuntu yipanze mu isegonda ariyo mpamvu abantu bava mu ngo bagasenga mana uturinde niyo mikoshi nibyo byose ukaba n'ubundi nta kintu wakoze mana ariko umuntu akakwipangaho kandi ibyo byabaye mu minsi mikuru hehe Karen Ngongorodi Karen nzise Karen Ngongorodi twijandike ndagusengera nk'umukada ariko wari umukada ikisi
we ntago ntantu wahurira n'ibyo bintu nanjye kuvugana nanjye kukubwirana ntuzahure n'ikangu wipange n'uwo mugabo bamutangiye ubuhamya urumva mandondosha gikada none kugeza nubwo niboneye n'umuntu wari uri kumwe n'uwo mumama mbere yuko ahaguruka zaramureba mu maconga ati wowe agufashe urumva abo baba baremeye icyasha nta kintu cyamusebya. Can you imagine? Tuva mu ngo dusenge hari igihe udakora impanuka ariko umukoshi nku 500 gupfubya gusa kugira umuntu akubwire ngo ndakubabariye zave ntiyanze gutanga huti ariko si yazitanga huti atari nabyo bwo Imana ikamucyegera ko yari yumvaga wenda nk'umuntu arengana umwere cyo urumva we baranjyanye nyensigara nkurikirana ariko bimeze bite ndikanze bimeze bite kandi ukabona umuntu yijane ni nka ya nkuru yo muri Bibiliya uyu mwana n'uwanjye n'undi ati n'uwanjye ati shamu mucegetemo kabiri wabonaga ukuntu uwo mubyeyi yijanye ucegeta ewana wajye bamwibye miri ugahita uvuga ati harahiye. Shout out to all sluts out there se oro umugome. So mukada nyemerera tujye mu mwimerere w'umukada abanyarwanda bakumbuye breaking zitandukanye twaye kujya mu miranzi twavuze byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri showbiz ni byinshi. Ni wewe uri kwigana oya ni wowe ubushaka kugaragaza ko ndarishive ko ngana mungu muri game ariko nduwejo nanjye Burudoge niwe wavuze ngo na kera hose wari ubyibushye amafaranga yawe sayubu cyangwa ubutungo bwawe si ubwubu erega mbamugenda runo ubu wanyanga kubera mba nibomorera ko nzi ko ubundi wamuganiye kugatungurirwa mubi kwa Mukamana wari wahagera nimba ari bwo bwatumye batetema ndashaka kwigumira guri ni ukuri ari kuri yakoranye korabo na Bushi arangije abarayanitse ariko jya umunkundisha Stana iyo yabuze mu cyumba kirarindimo ko tabivuze Stana yarabuze oya twijandika Stana yarabuze mu cyumba tubona ko rwose icyuho kigaragaye tafugenge yuri rubyiniro tubona siyo koko ye baba we none reka nkubwire icyitwa riratsinda ryo rizasenge Burudoge ntazarive hafi Ben yagiraga gutya bavuga ngo ntagwa kiririmbye ngo barajya he ibisirimba byari hano zana umukubuzo hano amaguru bayabangiriga iriya ndirimbo ihesha Imana icyubahiro ya Green P ngo barajya ngo ibisirimba byari hano muzane rakerete Gringo nawe aririmba ibintu bikomeye Fireman yaravuze ati ntakije Ben akagira gutya baba we tinkuta se turaje zimwe muri verse za Green nkunda imirongo apana verse yose hararirimba ngo ishene nta club zibayo ibaza ukatiwe tarani ukungana uko reka nibaza ngatiwe tarani ukungana uko ngiye nkundira ya ndirimbo yenyine ese unkunda bingana aho nuri kunkunda ese unkunda bingana anamukuka zande ko ibaba tayigawe namuhe part 3 ifite 2 ariko Brice nawe yari yayihannye Brice ikindi kintu nabonye muri iriya show sinzi ubushize narakivuze chorus nyinshi zaririmbwe zari zayitaha mu cyumba zari za Brice Ben nawe niteguye ko arizo ndi bwumvemo ariko kubera ko nyine abo ba Daboji batahabonetse yazamura Rayida kuri rura rubyiniro burindi nk'inkuba baba mana yanjye Rayida bageruka nk'akadene hari gushya Rayida na yamano bari gusimbura Chibudenga twijandike ko naguhaye felicitation se wayakiriye yihese kandi mubyeyi felicitation naguhaye hanze ya yibi byuma ntayuze iriya se iyihese pura yahuranye sha tugenda Regire nkuru narayivuze ahanga iyo nkubwira ngo felicitation wateretse Angeli Mutabaruka uba wumva iki nukuri ni ibintu bya dante biriya se sibyo Karegeya yamurushije sinari narabivuze none kumbi ngo agendana na Gikada ako sha Mutabaruka na warankunda we nanye ndamukunda buriya yarabyumvise nyene aravuga ati Chief Editor ninde abazongere banje ahubwo reka nkubaze Karegeya yabirebye jisho moya jisho nzuri
erega bose ni politike ni ukumena ni metero ngaho nawe gira akantu usoza yabirebye ijisho rya data icyo nkubaza urabizi ko bose babaye no mu cyarimu cyane ariko haba hari tayiga iryamiye amajanja hariya kuri wingi imwe ni Lamine Yamal ntunzane mu nzavumba oya jya uvuga nunavuga nyine abantu uvuge nimba ari umuwingi uvuge nka Robben vuga ati wingi imwe ni Robben ubwo iyindi yaba ari inde mvuze nka Robben nk'undi mu uvuze Robben ubwo indi yaba ari Ribery oya nyine witerura bigendana na visitire bari birindi shanyara ryacaga nko kurindi baba ku buryo uvuga ati nk'uyu muwinga yari ubwo twafata nde w'icyo gihera ndi kumutekereza shanyara ariko bahari dufashe se Titi buriya ndamukunda agapuwenta nawe ubuce bashiba ku bantu uri umunyamitwe reka twijandike ubundi Robben ukuntu yabirigitaga ameze nka ka Pedro ukuntu kabirigitaga nako ruguru uzi Pedro anyuranamo n'abitwa ba David Villa n'aba Fabregas inyuma iyo Barca ari igitangaza ba Messi nyine ntavugwa navuze ibya Jangwani twijandike kwirengagiza MNS twijandike naguferesise mu muryango mugaraha ngaha twaratunguwe ufite ukuntu uganiriza abantu bitandukanye n'ubuhamya wowe ufite ukuntu udondosha kandi umuntu ugiye kuganira nawe ngo agomba kuza afite inkuru azanye ntabwo ari ukugegena fura y'u Rwanda mbabarira kuba ufite ikintu ubwira abanyarwanda twinjira so gikada rero mbabarira twinjire kuri no nshuro noneho ndabona Dani ari mu bintu by'ubusare yego Dani no wacu tukunda ni House of Beauty yaramuhombeye yagenze gute niramuhombera ngo ari mu diaspora ugiye kumenamo n'umumama w'inshuti ye aba mama baradukunda no ese Yuriki wacu Yurikisha aragukunda Gariso Sidney Govou yatakiraga Monaco Sidney Govou aba Iveru yindura komba ninjiye kera nyine none se yakurebye ijisho rya mutagatifu none se urabona kiriya gihanyanswa aragiteruzi kiriya gihanyanswa se oya mfasha mwebwe muri gukora icyaho ngaho inyuma Dani mudufashe shayi imfura irigaragaza oya narakubwiye ngo Yurika aradukunda wanga kumva nagitamitse imbumbe atari kwa kundi wambwiye ugabanyije kabiri kwa kundi furu byahise byuzura oya jara ko se wari umuntu ukina match yose icyarimwe nanjye nari nika uyeze ariko ndamukunda mutabaruka ndamukunda none se Yuriki wamukunze ntago nakubwiye ko yanyurije icyo ntavuze yego icyo navuze ndakibuka nanjye nagezeyo ndamutaka nukuri shara bikwiye oya Yuriki ndamusuhuje natunguwe no gusanga ari umuvandimwe dusanzwe tuziranye katikati birantungura cyane za Gisozi urebe nk'ingatu ntamika uyu munsi ingati oya vuga 07 twumve uranyibukije ejo bundi navuze nimero yanjye uza abantu banyandikiye ye baba we ndabakunda ni mu nkunde ni mu nkigikire twari tumaze igihe ntavuga nimero yanjye abantu barambuze 078392 mudukunde mudushyigikire isubiremo mukada ari amakuru mvugira kuri za stati yisubiremo abantu bayumve 078392 uzi ya story nakubwiraga ya marayika wo kukirwa twaraye tudondosha na Jane biki iriya hejuru yambwiye ngo nkeneye kumva ijwi rya Papa Kamba nkamubwira ubuhanuzi gusa agahita kupa kandi ubwo urebye nka karokete yandekwemo 5:30 n'igice nyine ntigakanganye ariko nako tugashimira Imana. Can you imagine none ngende umuvandimwe we turamenyeranye ubwo Papa Kamba yabuze
nawe uyu munsi urareba umuntu wayesanga umunsi uranjyana aho ngaho mu misozi nabirenze ako jara ya kuvuga ngo urukundo gukora ariko turiya nzarwambara ku manywa nijoro biyorose kuri iriya video yanjye nawe ntarapostinga turi kurya kadensi se iriya wabatamo mbatemo se uzankora boletinga kwesitinga miti ureko ntibona ko twari twerevetinze abantu batadukurikira n'abacu barabose n'abacu twinjire ngo uhereho suzi bizungereza byose bidukurikira Henikeni nyine kumira ibya Henikeni uzanemo ibyo turi gukorana n'abantu bazima nabarani bazima ariko oya nukuri jara reka nkubwire nawe uravuga iyi shene ni yawe ariko jara ibintu byanyu biri mu mamashini yanyu bitarajya ku karubanda bigiye hanze ntago mwagaruka kuri baba we hari umuvandimwe uyoboye YouTube ahangaha ibyo bitarajya hanze yari mutagatifu Petero wakangaka wowe ibiri muri mashine yawe yanjye n'ibyaba ari abavandimwe wirukankaga inyuma nabyo ukajya ubisiba ntubishyira byabandagaza ntibagaruka gusebya melody zina ry'Imana jara ibintu byacu bibitswe biriya rero nuko we byamucitse bikajya hanze nawe ntago aba kirishyashya ntago aba yarinze intambwe ze ntago aba yarinze ururimi rwe ariko namwe uri umuvandimwe nawe nagaruka gusebya melody akitwaza iyo ngingo agashyiramo biriya bintu mfite nzahita uburenganzira mene nakubwiye umuvandimwe twari turi kumwe nijoro uba muri vira yarambwiye ngo naragukunze cyane ngwino uvuge urashaka iki icyo ushaka baguhe yawe data we nukuri man iyo uje wikunkumura uvuga ngo Fabrizio wanjye ninde umuvuze cira hanikubite the same na melody the same na Tiger izi ni brand nkuru ntago nukuri nagaru rekana namwerure tuve no mu bintu by'amarenga ikizi kubera wa mu manager oya ubwo se uri guhishiki ngiye icyo mvuze nagaruka gusebya melody agataka de beni batabanye ko wajureka nanjye nkavuga niyongera gusebya melody yabivuze ngo abanyuma bamenye ibyo bavuze ko byarangiye ubu umuntu urakinira n'izina ryanjye none nanjye ndabivuze mwene wanyu mu muziki mu kazi yitwa nde mwene wacu nyine mu kazi nta wundi wa managenzi usibye nuzi usibye sha nta muntu na managenzi cyakora ndabiteganya shamani waretse kwica inkuru asebya melody ukishima umuvandimwe rega nyine ngiye nabivuze ngiye navuze ni avuga izindi topic niyongera kwitsa kuri melody uzame green light mene umereze ibizibi tubitse muri tubyumvikane tubyo jara reka ntago ubumbeshya ngo na melody uramukunda ntago ari nase mba nkubeshya niyongera gusebya melody sibyo melody ndamwanga simbizi nyine bivuga urajya kuba urakoze cyane papa kamba wanjye mana yanjye nshimye imana papa kamba nanshakira umurongo wa Bibiliya ngiye kugendana nawo kuko itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo umukadasoje umwaka we ku mugaragaro wa 2024 Imana ishimwe unshakira umurongo wa Bibiliya ngiye kwinjirana nawo abantu bakunda umukada umuntu wese wakanze ku nkuru ikaba yagera mu 70 ndazifite ebyiri izageze mu 60-50 iyi nkuru nibacike niyo nkuru ngiye kumena isoje umwaka bantu banje mu nkunda muri wa turi wano iyi nkuru niyo ya nyuma jara ifunze umwaka kubera ko iyi nkuru ngiye kumena nayitakajemo amadolari arenga amadolari 400 birababaje ubwo 400 nayatakaza njya ku buryo buri regira niba burya veni ku munsi umfashe jara umfashe ndakwinginze inkuru igiye gusoza umwaka yanjye nawe igende neza uyimfashemo ampulisi inkuru natakajemo amafaranga ni ikintu gikomeye ibi bintu nigeze kubivuga rimwe gusa muri kariyeri yanjye ubwo natozaga inkuru y'inzu melody yari yaguze muri Amerika
niyo natakajemo amafaranga nyine ntiyari menshi cyane ariko ntago ahanye niyinjemo. Abantu bankunze bose bakandeho, mereye kuri we Papa Kamba ngiye kwinjira mu bintu washatse kunsebyamo. Sura umuvandimwe uramuzi yari Gisozi, mama yake we arangije ambwire ngo ejo bundi ndi kubona waje mwagarutse katikati. Numva ikiganiro ndi gusoma comment abantu bari kwandika bavuga ati hagati aho mu gihe tukiri kumva breaking z'umukada Pamela ari muri Amerika. Nabonye hari ababyandika. Hamagara abantu bankunda, iyi niyo nkuru igiye gusoza umwaka. Ndishimye nishaka ibi minota 10 tuyimene, sibyo Papaka? Nibyo gikada none kutashyushye. Reka nkubwire impamvu enye zigiye gutuma mureba iyi nkuru. Icyambere nuko iyi nkuru yatumye nkora ibishoka byose nkinjira mu kigo cyambere hano mu Rwanda cyabaye icyambere cy'indashyikirwa nkakinjiramo nkatohozamo amakuru. Icyo kigo cyitwa ngo iki? Cyitwa Immigration. Icyo kigo kukinjiramo urumva ari ibintu byoroshye. Umva impamvu ya kabiri igiye gutuma mureba iyi nkuru. Ninjiye mu bitaro bya mbere hano mu gihugu nohoza amakuru, nibonanira na Dr. François Dr. mukuru w'ibyo bitaro. Nicarana nawe mvugana nawe agera hamosoza za mu maso. Muri kumva impamvu zigiye gutuma mureba iyi nkuru. Impamvu ya gatatu nuko nagiye ninjira muri OMS cyangwa yitwa WHO mu Cyongereza. Ntohozamo amakuru kugeza ubwo nsanze izina ry'umunyarwanda riteye ubwoba nyuma yuko Sheri Silva haruye imihanda. OMS uri kuyumva? Gatatu. Ndashaka inkuru ya kane nza gusoreza ku muhanzi mukuru witwa Bwiza ukunditse witegura no kujya gutamira yashara zitamira. Mbabwira ibintu byose yabeshya mbinyomoze bijya kubera mu Bubiligi. Izo nkuru zose zambukiranya muri ibyo bigo n'ibihugu biranyemerera ko nsoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukansobanukirwa. Uri kubireba Jara? Ndacyari kugera ntago ndumva neza. Fasha tuyinjiremo nkubwiye ibintu bine. Yego. Byemerera abakunzi bacu, abantu bakunze umukada, ari nayo nkuru ya nyuma isoje umwaka wa 2024 muri showbiz y'umukada. Nyinjiza muri ibyo bintu. Ibintu bine. Yego. Uhereye mu kigo cy'indashyikirwa cyambere mu gihugu ntohozamo amakuru, ni ibintu byanwaye byampenze kugera ubwo binsabye kujya muri hopitali nawe ufatanyije n'abansebya ya mbere mu gihugu kugeza ubwo ngiye gutahoza amakuru muri OMS. Nta gitangaza amakuru kirayandika, ugenda urebe na za Igihe kandi ari amakuru ya nyayo yizewe. Ndasoreza mu Bubiligi rero. Noneho mu Bubiligi ibyo biraba birangiranye n'amabreaking. Ninjire mu kintu nyamukuru cyanzanye gitumye nambaye Amerika. Urakoze. Twagiye rero. Ubwo turatangira muri Immigration cyangwa turahera mu bitaro? Tangire muri felicitation. MC Nario yamaze gusesekara. Shyira umukono ku masezerano kuri radio ya Fabrizio. Ntago mu byishimiye. Fabrizio yarebye aravuga ngo nyuma yuko akoze magic match Pop Balloon Julie BMG's yamusinyishije ayoboye showbiz. Ikindi kintu namenye uzi ko buriya kuri radio ya Samu Karenzeme afitemo ubuyobozi, afitemo inshingano me yankanze. Iyo muntu wawe agafashe nawe urishima. Aho yari kurangura ati umuhungu wawe ati nawe atuye hafi aho. Njye navuga ko afite abakozi none niwe wiranguriye. Jara nuko koko inshuti zanjye. None se kwirangurira bikuraho ko agira abakozi. Agomba gutangira business afite amakuru. Atohoza amakuru ryari nye. Ariko business uyitangira uyifite amakuru. Pana kuvuga ngo wayiniri kurangura ya
kandi ejo warigereyeyo afashe rwaruka ndarushorera tujya kumutera iteka ni nabwo numvaga amakuru nge yataranshimishije kuri Melody ariko si ngombwa ko twayavugira ahandi yakubwira twagiye kwitereka akantu wahakuye se injire rero kagaki kaga contact aho ngaho heheze akwayeme oya kose koko nge ntuzi ko ari abroad ako none ako jara reka ibyo bintu ahubwo suzi za video zacicikanaga wayize ngo Henikeni yarangije yarangije twijandike rero ntakibura y'intamizaho wenda nyirega nohereje video izo bahita bavuga turwego rwawe ati ntibyari bihagaze neza byari kwinjira muri twijandike byose anyway so ngaho rero ibintu wavuze wabitubwiye mu buryo busa nk'ubuzimije ndikumva ntaza hano bihurire na showbiz yego ibyo bintu byo muri immigration byo mu bitaro byo mu Bubiligi bisoreza muri Amerika hari ibyo nibiki muri za OMS reka nijandike murakoze cyane papa kamba wanjye ndagira ngo iyi nkuru icyita rusange kize kuba The Ben K Tiger B niwe ufite aho uhuriye n'ibyo byose niwe cyita rusange ariko n'ubundi ngiye kwinjira no mu bandi mene ndagira ngo mbanze mbibutse ko umuntu bita The Ben imbere yuko aza muri Homecoming urabyibuka agaruka mu Rwanda yari yaramenye igitaramo cy'amateka mu Bubiligi uhera aho ngaho cy'amateka icyo gitaramo gihuriye ku itariki 8 itariki twiziza umunsi w'abamama umunsi w'abagore igitsina gore aba ni abantu ba The Ben aba ni abantu bagiye bamublessinga n'indirimbo ze nyinshi zibanda ku gitsina gore n'indirimbo yari koroje iheruka mukageraho mukajya kumva ubuhanuzi n'inama z'abapfumu ntabwo yari indirimbo irimo umumama tugendane mujya kumva impanuro z'abapfumu muza ati umupfumu ko yavuze murumve murambabaje uko tingo umupfumu nawe ngo ariko wemewe ugendana ngo n'imirongo ndaraba n'ikigo kabisa batamenya ikintu kibatambutse ibyapa biriho bigaragara ntago akora yihishe ntago nyabigiza igishumi icyita rusange ni The Ben yego The Ben wabanje gukora igitaramo cy'amateka gihuye n'itariki 8 mu Bubiligi agakora Homecoming akaza gace igikuba mu gihugu urabyibuka ko yaje mu ba mbere ibyo bintu bifite ahantu bihuriye hanini n'igitaramo kiri ku itariki 8 mu Bubiligi cyabwiza se ntabwo ari icyabwiza ntuncemo cyangwa uzubyivugire bwiza afite ronchi mu Bubiligi iyi ronchi twamaze kubona ko The Ben azayiririmbamo none wowe uzanye iki hano ndabyanze kubera ko maze iminsi 3 narakubuze ngo tumene ariko nanone kubera nini be yariteretse nkagenda nkamena nkababwira ngo nababeshye biriya nari kubivuga mbere ya press conference kandi nkamenya uburyo mbivugamo kugira ngo bidahungabanya bwiza n'uwanjye urabizi ntago nabivuze ahangaha ariko nanone simba nshaka ibinyoma na The Ben agiye ahangaha akabeshya naza nkamena yangira ate iki gitaramo ni cya The Ben 100% niboneye impapuro zisinyisha The Ben kugeza ubwo The Ben yaroncinze hano mu Rwanda bwiza adahari yagombaga kuba hari indirimbo bakoranye yabaye hiti yari itegerejwe na benshi kugeza ubwo abantu bavuze ngo The Ben turagutegereje menya ayo makuru nibwo namenye imijyi 30 ya bookinze Plenty Love Tour iyi nkuru sinzi ko ndi buyishobore imijyi 30 yabaye confirmé ubwo hari indi yabaye rejected yabaye confirmé na The Ben igiye gucamo Plenty Love Tour muri iyo mijyi umujyi wasabye na mbere yuko aronshinga muri BK Arena ni mu Bubiligi basanzwe bafite imikoranire myiza
kugeza ubwo namenye amakuru y'uko Kirisizi n'amasare bagiye bajyamo ari sare yakira abantu 800 igihumbi baba bapakiye mu gihe ya Debeni ni 2 iyi sare ya Debeni ayihuriramo na Mbonyi mugende murebe nanga abanyamakuru batatu sare Debeni azameneramo niwe wayidirinze mbere yumvikana na Bwiza aramusaba ngo wambabariye nkandika amateka ko aba bafana bazaza kukureba batangana nabo ngiye nahamagara iyi branding mbere Debeni nakomeretsa n'aba bana araberereka bakavuga ibyo bashaka kuvuga ngo Beni utohoza wamenye ko yabe ntabwo natohoje iyi nkuru babarira wibishya ama breaking iyi nkuru niboneye impapuro Debeni bamupropoza before bamupropoza aremera ashyiraho amasezerano ayashyiraho umukono Bwiza araza aravuga ngo namenye tubonye video zejo bundi aribwo ari gusinya ari gusinyana nande ibi ngibi ko ari ukugeraho baticira Bwiza ko ari we ugomba kuronshinga ibya Debeni ko byagenze neza ibya umvura utari kumwicira oya ndi kugira ngo mutagarura ibinyoma erega Bwiza nawe wavuze ngo Debeni umuhanzi w'icyitegererezo nakuze mfana kucyo bivuga ko rabigiye gusohoka kuki kuri iki gitaramo atabivuga bitwaye iki abana yahaye urubyiniro bari baraboreranye aba manager yahaye ijambo bari batangiye kugenda reba impact kucyo atashima akaza kabeshya nabonye impapuro Debeni yaraharuye ya mayirana mbere tubiveho iyo siyo nkuru Bwiza niyongere kubeshya n'ikimenyimenyi muzabibona ku itariki 8 Debeni afitemo uruhare rwa 70% bizagaragara ntabwo ari ugusebya ahubwo turaje duhamagara abantu ba za Brasos na za Liege bibyo turabigarukaho nyuma berereka ariko abantu batazabura mu gitaramo cy'ishyaka ry'intore nyaboneka kuri 25 ka Kigali nyaboneka nabonye amatike ari kugurwa aba bagendana n'imirongo migari y'igihugu narabikubwiye hari ibintu nabonyeho kuri afishe yabo biri special yo kuba babaye gakondo cyane ibintu byose babisohora mu kinyarwanda akantu nakunze ni imfura rwose urumva ishyaka ry'intore bafite amatike afite amazina nakunze bafite itike yitwa urukundo iyo ni 5 Devupe yego bakagira iyitwa ishyaka ry'intore iyo ni 10 yego bakagira iyitwa ingabo nziza iyo ngiyo iri kuri 20 zonyine bakagira n'indi yitwa indirira rugamba iyo ngiyo uratanga 2.5 urumva indirira rugamba ubundi bigende neza bizabera kan Kigali imiryango izaba ifunguye guhera saa 10 igitaramo kizatangira saa 1 umva ibintu biri precise wiza ngo saa 10 ngo mbabwire ngo Jeyisha bari abana babiri b'abakobwa bibi yababa nibo bazaba bari ku miryango hamwe ku ruhembe rumwe undakikira urundi ruhe nijanditse muri gakondo twinjire mu nkuru reka tubabwire ngo ni karibu igarukire mu bantu bose bashaka kwiyibutsa umuco gakondo imbyino ziwacu kandi n'abasiniya bazaba hari bayobowe n'intore nkuru Masamba twinjire twinjire sejara twinjire mfura nagira ngo mbanze mbabwire ko iyi nkuru ndi kwitohoza n'amafaranga nayitakajemo n'umwanya wanjye nari narahangayitse narababaye nanga umuntu nsebya fasha ubibwire abanyarwanda umukada yanga iki nanga umuntu umusebya ariko buretse gatoya kurengaho usobanure neza kuko ntago ari ukugusebya ntago ari ugusebya komtere ariko abantu baravuze bati mu bintu wavuze bitabaye harimo ko wavuze ko Pamela yamaze kurira yerekeje USA tukaba tumubonye mu gitaramo muri arena tukaba tumubonye muri video nyuma nyine rego kotingana nyuma twakoze ikiganiro mbere yuko ajya muri arena ariko ibyo bintu byarambabaje jara kugeza ubwo ngena mba numva nazanga ndi kurabagirana ariko nkigomwa nkavuga ati nitereke mbanze menye izi nkuru menya hano byerekeza ese none amakuru nari narataye mbere ninjira muri immigration barambeshye baburetse iyo nkuru ni nyamukuru rero reka nze nyinjiremo namenya amakuru y'uburyo Debeni yongeye kubona breaking news Debeni yabaye brand ambassador muri OMS ushinzwe kurwanya cancer
kugira ngo iki igihe.com inyarwanda.com ibi binyamakuru ni gute bitazi ayo makuru, ni gute bitazi nimba bigomba kwandika aya makuru addressing erega ahangaha bahagarariye igihugu. Itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo itariki 8 hazaba hararangiye igitaramo cyo mu Bubiligi. The Ben azaba ari muri Suwede, hari kumwe na ba Tedros, ari kumwe na ba Sheri Silva, ari gutamirizwa Kimbagira afite performance ya Kasamutwe. Ayo makuru ni gute mutayamenye? turayamenye. Amaze iminsi 5 abaye brand ambassador wo gufighting against cancer. Duheraho kugira ngo aba bamuyoboke bankunde babone urwego rwanjye n'amajoro ndara. Iyo si inkuru tuyiveho. Muyoboke se nta jisho ryiza kureba. Berereka. Fata yiji winjire kuri The Ben. The Ben Tiger. Ndagira ngo mbanze mamagara abantu banje bari Tilati. Izo ni sirenge ninjiyemo rero. Ubwo Tilati ni Toronto. Abantu bari Van City. Iyo ni Vancouver imwe naguhanuriye. Van City. Handi kuhibona. Ariko Van City ni umujyi uteye ubwoba munini. Uyu nguyu umenya Tiger atazajyayo. Aho ni no ku ruhande. Van City twarabisobanuye. Ejo menya atariho. Reba narabi break inzu urabizi mu nkuru y'ubushize mbabwiye ibyo mu bubi. Kuri Saint Valentin ari Montreal. Narabibabwiye. Noneho umunsi ukurikiye ajya Ottawa. Yego. Noneho muri weekend ikurikiye azajya Toronto na Edmonton. Mereze jambo. Ndagira ngo mamagara abantu banje bari mu mujyi wa showbiz cyangwa entertainment witwa Montreal. Mbabwire ngo igisamago kije gihirita. Berereka. Tilati nayimenyerera iyo sirenge turajya tukoresha gutyo. Ariko nza kumenya ko umujyi witwa Karigari ari yo mujyi w'ibitoro. Bacukura ibintu by'amavuta by'ibintu bino biteye ubwoba bavana mu nda y'isi. Hariya ngo haba umukire uteye ubwoba, abakene ngo ntago bahikoza. Ariko bakaba baturanye na Edmonton. Edmonton ituranye na Karigari, ariko abakene bagata Edmonton. Ndagira umamagara abakire ba Karigari mbabwire ngo Tiger zaza rya Edmonton. Baba we arahari muri weekend yo kuri 21. Ni Toronto nyine niwe mujyi utageze Toronto ntago wabeshya abantu ko wageze wageze Canada. Kandi kindereka mumenye yuko azabanza mbere yuko ajya Edmonton. Umupaka ugabanya Canada na Amerika niwe mupaka wa mbere munini kwisi, muremure wa mbere kwisi. Bira ni ibihugerega byiteretse. Mwari Sudi yahagaze. Atwereka niwe ikirenge kimwe kirimo kindi kirimo niwe Mirene yigiyeho. Aravuga ati gari ya moshi ratamuze natwe ko twazibonye ntituzereka. iPhone ufite nawe ngo uri umurasta ngo ukumira. Ari ikizira nta mpamvu yo kwerekana byose. Ese kutambaza amafaranga y'Emirene yakegese muri iriya kope. Si kope harimo amafaranga ambaye ibintu ni bitatu. Berereka uretse gato. Wabimbajije wivuze. Oya njyewe suzi ndakubaza ibintu bibiri. Mite mva kuri no nkuru. Bimbaze. Urumva? Bimbaze Papa Kamba wipfo by'inkuru. Yego. Bimbaze. Emirene. Yego. Hari umutahe yaba yarariye muri iyi communication ya Vestina n'umugabo we. Cyo ni kimwe. Yego. Nawe utumye nkiheraho. Icya kabiri. Yego. Ibivugwa ko umugabo wa Vestina isengira ubwo yaba bana n'ubumuga runaka nibyo cyangwa ati kapiteni tarawe n'ay'abantu bivugira tugendana. Ntimuzigere mwambura umugisha uyu mwana w'umukobwa. Njyewe ubwanjye ndi kuri izi mikoro najyaga mvuga tese nta jisho ryiza runaka mureba. Abana bakuze abana bakuze cye ari ubuvandi bwambwiye ngo ariko ngo baramutse bavuze ngo fata 50 by'idolari uvuguruye hariya wavuga ngo nta bukwe nyene. Ndavuga ati ninde komisiyoneri koko mutabare ariko usinkomeretse ndondosha gake mbwira basi tubwire mu marenga ibyuzi nko mu kavyo yose ari ibintu uzi ku buryo Emirene atabiyoboye. Emirene
unkoresha kandi kantu bari kuvuga ko nawe yatunguwe atongorwa n'iki Vestine yaje amuturaho inkuru koko bari abana bayoborwa nande bari abana uzi ko hari n'igihe cyageze na telefone zabo na social media zimanagingwa na Emirene na nyuma ya amarangamutima no kuyoborwa oya Emirene ni kongwe we byose wakoze ababyeyi bawe barabizi Emirene nimba umwana nkuriya atamuhaye Amerikani ntamuhe Oceani ntamuhe Antarctica cyangwa Pacifique baba we ndemeye kabisa nabonye akantu urwa mbere nkubongera mu nkuru kagira isoni oya Emirene abana bakina mu nda iyi nkuru iteye isoni reka nkubwire akantu kansekeje yavuze abantu bari barimo bavuga ngo mbese wamenye Jori agomba kuba inshuti cyane n'undi akanguye wa runaka kugira ngo umwe azajye amuha amafaranga yo kugura intwaro undi nawe amugurisha ntitwahuranye ngo babe inshuti ngo bazabe bagira ibintu bagurisha nyine nibi bya bindi bya za Twitter ntitukazikotinga iyi nkuru irababaje jara none ukuntu uri kundeba wagira ngo ntiwabyumvaga ngo aba bakwe babiri tugiye kwakira vuba babe inshuti bajye bagira ibintu bacuruzanya hagati yabo Karegeya azabamenagura Karegeya ejo yarahiritaga twinjire wipfubye inkuru rero zoga yo kumanywa oya abanzi baranzi zoga ya manywa abanzi baranzi urabona hari indi minaniro tuba dufite aho gata abanyarwanda ko baba barebgera watamika Moise mpereza ijambo se mfura yego umwanya wawe garukire kuri The Ben yego The Ben rero Imana ishimwe yuko inkuru navugira ariko navuye mu mabreak ibi hari byo urampfunyikiye ku bintu bya Irene wenda gupfunyikiye Emirene arya nakubwiye ko dufitanye n'ikiganiro na Emirene Remayi oya none subwo nahura n'umugisha oya Imana niyigena ibintu byose bibaho mu bushake bw'Imana Imana itabishatse nago byaba Imana yabishatse niyo mpamvu byabaye ibyuko nari namenye yuko ari n'indirimbo bafite igomba gusohoka kandi yanditswe na Niyo Bosco narabimenye numvaga batari niyo batanasora buriya bukwe bwabo nari kuza nkabibabwira hari ni indirimbo kandi bagombaga no gutwika ni byinshi twavuga kandi na trend zari zihari ariko nanone ntimwanga umugisha w'umwana kandi umwana umuhana vayo n'umwana ajyayo niyo byazaba bibi nibye abanze yishimishe nawe naho ibindi byo kuvuga ngo ntago no kurereka nkubwire babwiye Vestina ngewe nagezaho erega sinshaka gutinda muri iyi nkuru nagezaho ndagenda njya gushaka umukobwa wiganaga na Vestina hehe Igasogi witwa nde Ariete kugira ngo noneho nkumvishe ko ushatse kunjandika muri iyi nkuru nayimena Ariete Vestina ntago ari kunyumva Vestina twamusanze yagaturumbuka kiruka agatangira guhuruza Emirene kwe turaryana Ariete noneho nahuye ngo muhamagarire agira ate twari ibisimba kwe twatuje mu kazi kanjye nawe ni gute yatubonye agahungabana niyi miriro turekura nagezaho kubera iyi nkuru njya gushaka witwa Ariete wiganye na Vestina muri uyu mwaka soje ubwo se Vestina ntari kunyumva ubu se Ariete ntawe azi winyinya ambwira ibintu byose ambwira muvoma noneho yageze kuri Emirene ndumirwa aravuga ngo Emirene ndi kumubaza ati se ubabona gute yitwaraga gute se bari baziranye ese ubundi ikigo cyanyu kigisha Igifaransa ko numva umwarahira mu Kinyarwanda ni mu Gifaransa ni nagasobano yambwiye byinshi witoma inkuru ya Tiger usi umwana we muvugiye iki ko yari yambwiye ati Vestina yatuguriraga amandazi menshi amandazi yo Emirene Idrissa Emirene n'urundi rwego we twinjire witoba Tiger urabimbaza ukwabye iminota yabyo nubishaka narinjiye mfura
narinjiye nakurikiranye iriya nkuru nza no kugeraho numva na blessing yabaye kubebye nza no kumva n'iby'ubukwe ndi kuvuga ese buzabera mu Rwanda buzabera hanze n'uburyo yiteretse ku rwego rwo hejuru n'uburyo ubwabyo babonaniye merega amafaranga n'urukundo ni ibintu bibiri bitanu twinjire yego komeza rero wamaye Mike wambabariye yego na breakinze inkuru yanjye ahangaha twa The Ben none uyu munsi nje mu nkuru ya nyuma yo kuvuga The Ben sinzongera kumuvugaho nta kintu uzangira none se nzabura abandi mvuga huye ntago apfuye Imana ishimwe yuko ngeze ku mwanzuro wa nyuma w'inkuru nasebeye mahangaha ngeraho nandikira Pamela ntibibaho narababaye cyane ubwo umuvandimwe w'umunyamakuru yagendaga akajya kwandikira sheri wa Rugangura Axel amubaza ngo mbwira ngo ukundana na Axel ngo mubwino abanyamakuru bimaze iki biriya nibiki ko biriya mbigaye hakageraho ngo ma screenshot y'ibyo muvugana ngo ndebe ko ari ukuri washinzwe iki ibyo nibiki nkuru za Rugangura Axel nazimena ariko n'umuntu w'abanyarwanda ni bombo shokora n'umuntu wanje ariko abanyamakuru bajya gusebya si ngombwa nge rero narababaye ngeraho nandikira Pamela The Ben amwita Pam narabivuze iyo nkuru nayivuza ahangaha ibyo mwagiye kunsebyamo byose ni ibyanyu ntago bindeba nafashe igishoro cyanjye ndagenda ndagishora kugeza ubwo namenye n'igihe Pamela yakoreye interview muri Immigration ndabimenya nimba narakiriye inkuru rero nyuma yaho nkaba naza muri part 2 ibyo n'umwimerere wacu n'umwihariko wacu ntago mwabinyangira umva amakuru nzanye rero bani shimwe agira inkuru cyakira umurongo wa Bibiliya we ndumva nahaguruka The Ben agiye kwerekeza Canada Prince Love Tour muri uku kwa kabiri arahava yerekeze mu Bubiligi arahava yerekeze Suwede aho ni imijyi mikuru izabiyoboye ariko hari n'ahandi hanazakorera ibitaramo ahantu muri location zigera muri 30 ibyo narabivuze nabibreakinze mu bambere nshakira umurongo rero utwinjiza mu bya mwigeno Destiny unshakire usome iyo migise ni yihe nibanga oya ntago ari ibanga iyo ni imijyi mitoya n'ahantu hato yazagenda akorera ariko muri gahunda ya album launchiye nabonye azasoreza Kampala ngo iki wonyine se wese ba Diamond bazamu blessing atanze baba we iyo mijyi y'abana yimvanemo ninjire mu nkuru nyamukuru imijyi irenga 30 cakira umurongo twinjire harimo no wagisenyi se nawe si bibi kubera se yahashotingiye uze kumbaza impamvu Pamela yagumye ahangaha atigeze agenda na gahunda n'indirimbo nyamukuru yagombaga kubrandinga album n'abatera ibyo bintu twabiciyemo kugeza ubwo abana bagiye bagasebya ngo congratulations The Ben wabyaye Pamela afite inda y'amezi ata mumbabarire ariko se utavuga mereza jara oya utavuga amezi y'inda ntibyemewe jara mbabarira iyi nkuru sinzayigarukamo The Ben yarababaye nimba The Ben aza mu kiganiro n'itangazamakuru akavuga akabiyama akavuguruza nuko aba banyamakuru badatohoza uzi ko biriya bintu babivuze Pamela agiye kwinjira mu mezi 6 ejo bundi izi ni inkuru zo mu kwa 12 turi mu kwa mbere mbabarira jara birababaje The Ben akaza akabavuguruza akavuga ati nyabuneka aba bashaka amatayito nyine bagahita bavuga ati yasabye imbabazi mama we bakabyitsaho cyane mbabarira usoma umurongo ninjire uyu munsi turasoma uwuhera ushaka utwinjiza muri Destiny ntawo abakorino oya okay ntacyo katujye mu bakorino Zaburi zihimbaza Imana ntabwo ziba nziza jara siko wataye Zaburi zihimbaza Imana duhimbaza Imana dukoresheje ibihe byuma ntabyuzi tuvuza amakondera yego injira muri uwo murongo n'amazamuko yego tugendane n'ubuhanzi n'ibintu biri artistique inanga yego injira muri uwo murongo mbabarira ubusome tumene abantu banesheje agaciro iyo bagiye gusoma Bibiliya umuntu ateye chorus
shyiramo kantu kafashe inanga yanjye ndirimbe tugendere mu kidive ubwo mwami Yesu nkunda amahoro matagatifu kidivantisi none se turajya he muvandi ariko urumva okay ntacyo tujye muri za zaburi yego zaburi iraryoha dushima Imana yego tujye muri za zaburi rwose tuyishimire n'ijwi rirenga Dawidi yari umuntu nawe uzi kubitegura erega ngiye mbagira mvuge Bibiliya imirongo yansigaye mu mutwe ibintu byo gusoma simbikora cyangwa ushaka ko dukotinga Dawidi freestyle nyine mitarahuranya ariko oya ngiye naragucunze ushaka ko dukotinga Dawidi oya Salomo simwanga na Salomo simwanga rega debera akurwa n'igitsina gore nushaka umuhindure mutagatifu Salomo ntago debeni akaba yaririmba indirimbo ubwo twajya ushaka se ko turirimba tuvuga nk'uwe oya ngiye hari umurongo ubwo ubuhisunzamo mu mutwe dushimira Imana dukoresheje ibyuma birenga amajwi inanga ishakwe nyine pe nuwo nashakaga nimba utari kubona reka mene jara reka rero mbabwire inkuru inzanye yanshimishije iyi nkuru ifite igihe gito cyane nisora murangira nimero kangahe hano mu gihugu mfasha murangira nimero kangahe ko mwansebeje ese ntago muzongera kunsebya ese muremera ko ndara amajoro bizagenda biti inkuru nisohora bizagenda bite ko mwansebeje ko nagiye mbabwira inkuru nyinshi nziza zigasohora ariko inkuru imwe mbi igashaka kundangirisha umwaka nabi tuzahita dutsurinyaho noneho ko n'uturongo tubiri ari igikada urabinyemereye oya turongo tubiri oya ni kamwe ni no propre tubiri no kome ubwo urumva turagushyira muri no propre umwihariko urakoze cyane umva rero inkuru nkuzaniye nawe igiye kugutungura jara wari ubizi ko umuntu bita Pamela nagiye gutoza inkuru ye maze igihe naryama nari gukora neza n'ukubera nanga abantu bansebya ubu butumwa bugende bugere ku bantu bose bari bukande kuri iki kiganiro ngeraho ndi kubagenda runono na tebeni wanjye nza gusanga hari n'umudokteri bafite wakasa mutwe mu Gatenga menye ibintu byose menye idonide ubwo Debeni na Pamela bari kunyumva Debeni wamukura he Debeni ntabwo nakubwiye ejo bundi ukuntu yaborotse abantu nyuma ngo igitaramo cyanjye cyararangiye yaraborotse abantu narabamenye mwandyarya mwe umuntu wese utamwereka urukundo ndagira ngo nkotinge disikrema niwe wigeze kumara igihe mwe muzi ngo n'inshuti ye ngo avuga imiriro ye yaramuborotse ejo bundi yamuborokoye ntabwo yashimye Imana mutekereza ko yabeshyaga yatashye uko aborotse hamutwerereye miri bamuyumbu bamenyemo zingaha babeshya ibyaza hani muntu za gicupurini ariko byose n'ubuzima yenda ashaka kwikorera vlogging na mama yake naga ari bibi abo umuntu w'indyarya arakebera navuze ibyo byinshi n'uburyo ajya yambura abantu amatelefone bamusuye nkababwira ngo nukubera icyo urwaruka rumukunda rumukoraho inkuru azankunde rero ngiye nduwanyawe wowe se yihorere Debeni nagakorana n'amatimu ese hari timu mbamo oya byo sha nukuri umuntu arebeye kuri shene mutasangiye ntiyamenye iby'amatimu okay kumva jana yego ndangije menya ko bakoreshaga umudokteri wo mu Gatenga cyane mu bintu bijyanye n'ubuzima ubwo n'ubwino ndi kubaha ubwino abantu bose bantebeje ibi nabirariye amajoro mageze mbabarira bihuriye na Amerika mbabarira jara mbabarira rwose nawe iminota yanjye yime ndangije menya ibyo mu Gatenga ndi kubwira abantu babiri bonyine ndi gutoza aya makuru nibwo namenyaga ko umuntu wari kodinze umuntu bita fata ku mavuta n'ishyano yakoze bamwita Rugamba bamwita nde Rugamba se Rugamba fata yaragiye avuga ibintu byinshi erega iyo ninjiye akese cyangwa Yves Eve wataye mama yake Eve nabonye yo ataye mama yake areka musigiye ikizongereza ikivuatire nabyo tubishimiye Imana uri kumva jara iyo nkuru ndi kubagenda runono iyi nkuru rero nyitohoza narabanje njya mu Gatenga
suzi ko afite amamuko cyangwa amateka ya family yo Gatenga hariya ni mu rugo. urabisobanukiwe Gatenga ni mu rugo. hariya hafi ya rompuwe rero hari ahantu hari clinique mutaza kujyaho n'ibya bitaro uzamutse hejuru umusitari sajya hariya nza kumenya umudokiteri uteye ubwoba wowe sinshaka kumuvuga izina uri kumva wabafashaga mu rugendo rwabo ibyo rero narabimenye nabyo babimenye muri wa mujyo wa Deben akumira ngo abantu ngo nimero ngo yarahinduye abantu bose ni wamumenya ni wamubona Deben ni yari mu modoka yagize ngo Range Rover arayikoza keretse aje gukora challenge ibagayijyamo ubundi ni savi nibiki Nyari mpamvu yibagiye kwambara sentire cyagiye. abanyamuga Yaramaze igihe adatwara hari. abagome Oya nawe yasabye imbabazi. Meddy baheze bamuhubanuza Yari yatamiye kamoyi. gati ni Meddy ngayo nguko sha Meddy nimba yaraguze inkora mutima des ya za taxi zinuta kandi ukuri ububwino nabukuye indani aho munyangira iki koko nozi inkuru wewe se wari ubizi nose kuki utabimbwe ngo mbimene ako yishene niyanjye ubona ariya nukuri shanaga yo nkuno nakihangana Meddy ngo yaramurebye aravuga ati nanjye umugati wa mugitondo na wigomwe kandi ubwo umwana warayariye se yigomwe umugati wa mugitondo ya Desa bura zarageraga. ntusebye kamishi ko ari iry'inani simbishaka ngayo guko rero None uzabaririze ibyo ko Zubeda ari kodinzwe. Zubeda azakubwira. Yandabeza bakuru ya Zubeda ndayazi ngo harimo mawujuju ugamvuze mu mayeri sha aberite nibo basobanukirwa ibyo mvuze ngo harimo mawujuju bavuga ati kironda kamishi yanyangiriye Cyahise kirya. kiriki yari yarisize piripiri ubumero duwe nimba ari kunyumva ari kuvuga ati bana yanjye amajoro yandaje amuhera twijandike Warugeze kwa muganga. oya hariya nagira ngo ntanga ubutumwa kuri Deben na Pamela ibyo mu Gatenga narabimenye clinique iri hafi y'aka karompuwe sinzi nimba uyizi Iyo yihorere ubutumwa bwatambutse. ibya immigration nabimenye kera ndabivuga ahangaha subyibuka jara Yo gukora interview. none rero nagiye mu bitaro Interview yayikoze. Muri immigration yagiyeyo afata ibyangombwa. urabizi ko depoza nyuma bakaza kucekinga nimba umacinga n'ibyangombwa nibiki nge uwo munsi rero bajya kumucekinga nibiki nibwo munsi bwakenza kumena hano uri kumva nyuma nza kwakira nandi makuru tugenda dukora episode nyinshi uyu munsi rero nje muri Karundura kubera ko ibyo bitaro yenda ntabyamamaje nubwo ari bikuru hano mu gihugu Dr François yanyimpaye karibu muri biro ye arandirira arambwira ati ibintu byose mwirirwa muvuga nanjye ndababaye nari ngiye kwandika amateka wari ubizi ko muri Diva Award umuntu wahawe igihembo cy'umwogoshi wa mbere mwiza hari umwogoshi wa Deben yagihawe kubera yogoshe Deben wari ubizi Inzikara ko yokosha umukada. Kwega nawe arakogosha. oya nyine ndi kugira ngo ntikompa ntupfubye duhita muniga duteramenye uri kumva icyo kintu tugihereho ariko seranda wanje ubundi hari umuvandimwe witwa Kennedy yariteretse uri kumva unabarusha Benjamin rero umuntu wese bakoranye nawe yaba abahanzi ahaye stage yaba aba DJ yaba aba producer bakoranye ubona ukuntu bucya bari kumukeza nicyo gikundira Imana iba yaraguhaye rero kugeza ubwo Dr François nabimubwiye ngo ngiye kumena kwa Jara Sarambwira ngo aragukunda ngo arakuzi ngo ngende mbivuge ntacyo bimutwaye niyo mpamvu ugomba kubabwira Dr François rero wamaze gusuzuma ubugira gatatu imfura ya Deben impamvu ndi kubivuga nuko navuze pari 1 nuko Deben yabivuze muri press conference nuko nindaye na clip video byateje impagarara ndetse ni nabyo yitiriye album ye ngomba kubivuga Dr François yapimye gatatu Pamela biza kurangira abaye confirmed anyeretse igipapuro cyohereza Pamela muri Amerika akinyeretse bana yanjye dushima Imana mumfashe gushima Imana nkozi zibi bizashatse kunkoza isoni nkozi zibi bizashatse kunkoza isoni kubera kuvuza induru gusa batatohoje
mbirarira ijoro mbitangira amafaranga naherukaga ku nzu ya Melody nabikubwiye kugeza ubwo Dr François Imana imundebera iki anyeretse ngo namaze kumukonekta na hopitali muri Amerika izamubyaza Pamela Uwicyeza ndirimba ngo bye bye nibihe tereka abantu bashebeje umukada baramwita nimero kangahe mu gihugu nicyo cyonyine nyeneye aragenda ryarise aragenda vuba kugira ngo mwumve noneho ibintu navuze by'amezi ukuntu nari mbihagazeho nasomye fishi inkuru ndagira ngo noneho yambukiranye Oseya Pamela na The Ben amezi 6 ubu barimo amwemerera kumuherekeza muri tuwa ya Canada bicaranye bari kumwe bakamanukana mu Bubiligi ku munsi w'abamama bakajyana kureba Tedros bari kumwe na Pamela gatoki ku kandi Pamela gahita yerekeza muri leta ya Chicago ahandi safite ibiri Jara urapfubisha subiramo Jara nukuri kuvuga iyi nkuru muri Chicago n'abantu bantutse oya nagusoma comment narazisomye ntago nagiye gusura umuvandimwe ku Gisozi nanjye maze iminsi ntarya mvuga ngo iyi nkuru nzayigenda runono The Ben nayumva aragwa igihumure Imana ishimwe ko iyi nkuru igiye gutuma muyoboka abona urwego rw'amajoro ndara Pamela ntabwo azabyara umunyamere mubyemere cyangwa mubyange nzongera gukora inkuru kuri The Ben atakiri mu rw'imisozi cyangaye igihumbi none ndabikubwiye nzarebe kunyirukana bivuge fata ijambo nawe irebesheho mikoro umukada ntatohoza ntago The Ben nzongera kumuvugaho mwaranutse mwaransebeje kugeza ubwo nagiye nkamenya amakuru yo mu Gatenga ateye ubwoba nkageraho dogiteri nka amarira kamuzenga mu maso avuga ngo nari ngiye guca gahigo The Ben ndamukunda n'abana banjye barara bamuririmba n'umugore wanjye ndabyibuka ubwo nakoraga inkuru mvuga ngo madamu Karomba niwe watumye Karomba akunda The Ben yajyaga amubwira ngo niwe nshaka ndirimbira kuri anniversaire akamutumira mu rugo bakarimuhanga bingahe by'idolari The Ben arakunditse none ngo shanga ngo nyuma yuko The Ben amupromotinze ngo ari kugenda atobanga The Ben nta nkuru ya The Ben nzongera kugarukamo The Ben Pamela bagiye kuvana mu rw'imisozi igihumbi nibagera hari nabyarira muri Amerika nkuko nabihanuye oya simpanura ndabanza ngatohoza batajya ngo ndasenga sindaratsenga yenda nasenga ku cyumweru ariko ndarandondosha nkagari ubuhanuzi na makuru namenye ya Pamela Imana ishimwe ko ibyo nayatakajemo byose imbaraga zanjye zose birangiye ibyo navuze koko bigiye gusohora kugeza ubwo mbonye na hopitali Pamela azabyariramo muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu banyangaga bagiye kunkorera iki uretse gato utararenga hopitali ni iyi yes yaza gusaba yaza gukira ye baba we wambajije hopitali noneho François akoreramo nka yahura yego yo yarayimbujije ariko ngiye yarambwiye ati sha naribi anambwira ko agukunda nanamubwije kuri ko nzayimenera Imana ishimwe iyi niyo tariki nsoreje w'umwaka nari narababaye ntabwo nari nyishyira uturaso kuki umubiri nanga abantu bagira gute bagusebye nanga gusebya abantu nanga gutangaza inkuru z'ibihuha cyane ko iyi nkuru nishimiye ko ninjiye muri immigration nkinjira muri hopitali ya Kaki havuga biraza kurangira uhavuze The Ben ni mu bitaro ngo byitiriwe nde The Ben nta nimero ye ngira nta nubwo ndamwandikira yenda nigeze kwisobwa kubera nabwo umujinya nandikira pamu nubundi abo yaborotse nawe yagegeze nge simba arimo ariko Imana ishimwe ko nsoje ahangaha inkuru ubwo nzagaruka twijanika kuri Melody mbabwira uburyo Melody nubwo ari TMT nubwo yanyeretse amafaranga nawe ibiyo nkari byinshi turamurenganya uramurenganya korabo bari kumuca desi korabo bari kumuca desi wabivuze umushinyura Jara mbabarira Jara
ubushize ntabwo navuze ibya Davido mwamubona mbeshya, ntabwo navuze ibya Irasta, turamurenganya biriya byo gukora baba mana yanjye warabimenye. Muba muri kunsebya, nzagaruka mu bya Melody, Melody ni TMT nawe ibimusaba amafaranga ni byinshi, ariko none intumbero afite zirakomeye kandi zenkurudinzemo igihugu. The Ben narabibabwiye ngo nyuma y'igitaramo cye cy'amatekano mu Rwanda, ubwo ba Esmed na batuma basa bamurebaga, ninde muntu ari wowe urekirita Karomba yakubwira ngo Melody niwe muhanga cyangwa uri kwirebera niwe wanyawe wo kurekiritwa. Agiye kuzabyerekanira muri kongere izabera muri Swede 18 z'ukwa 3, bazahava 22 berekeza muri Amerika kwibaruka ikinege cya R&B y'urukundo. Ndishimye inkuru, ndishimye Jara akira ijambo yisoze, ndishimye. Nta yindi mu nkuru zose na breakinze zari nyinshi, zari nziza. Ndabyibuka ubwo namenaga ikiganiro cya Sabe, cyari ikiganiro kiri big, naraye ijoro ikiganiro kuri officiel ubu ntikigoye nka 51. Ndabyibuka ubwo namenaga Yago na Emirene, hari ibiganiro binini twakoze uriya mwaka. Ibi biganiro byose bisojwe n'ikiganiro cya The Ben na Pamela, brand ambassador wa Kansa ku rwego rw'isi. The Ben igihe ngo kiri guhemba abanyamakuru batakwandika iyi nkuru, murambabaje. Soza inkuru umbwira inkuru ebyiri nakoze aha ndi mu maboko yawe, ukishimuka nezerwa ukavuga ati umukada ndamwongeza. Yenda niyo utanyongeza ariko ukabitekereza, mbabarira dufashe. Inkuru wa breakinze wowe ubwawe amarangamutima, pan of viewership, don't talk about the ntabwo ariyo ngiye kuvuga viewership. Inkuru yo gushinga televiziyo kwa Mama Scovi, urumva ngiye rwose ntabwo uciye mu ijambo. Nabitwaranye n'undi muyobozi wambwiye atasigaye mpana, nakibuka gahunda numva amano mu nkweto. Twijandike iyo ni inkuru ya mbere. Inkuru nimero 2, inkuru yo mu bihe bya Sikosa Bakaromba barabe, urumva birangira bakoze amashagagaramba duhirita tunyuranamo turi gukora ibimenyetso by'imisaraba, ibimenyetso bya Zahiri. Inkuru nimero 3, inkuru ya isezera rya Kazungu TV. Unkomfirimye kuri chief editor wisoka mu kiganiro, urankomfirimye. Nge nitekererezaga aba MIE ekirya gihe naravuze ngo The Ben yari guterura twapuri, avuga ati tuzahurira muri koridoro. Zakubera inkuba, yarabimenya asaba imbabazi. Byarabababaje koko, birababaje. Ngayo nguko muvandi wahinira ahangaha, urahinira aha umpaye ubutumwa. Iyi nkuru ya Jara nukuri reka mbisubiremo base, nanga abantu bansebya, nanjye nago nyansebya abantu. Niyo mpamvu binsaba igihe kinini kugira ngo mvuge ku muntu. Rero inkuru yari insebeje muri uyu mwaka nyuma ya blessing twabonye tunazengurukanye nawe ubishyizeho kashe n'abandi basiniya nagiye mbashima ba Kenisi na ba Karisa mwenyewe. Iyi nkuru haburaga gato ngo inkozi isoni narigere muri immigration sirabeshya. Immigration nono reka ikigo cya mbere mu gihugu kitagira ikosa, twarahajyanye baratumenya ngo gikana. Noneho wa mwafande yaravuze ngo urasi Jarasi mbonye, ndavuga ati niwe mubwira garuke. Ndavuga ati noneho biragenda bite, ngo we gikada we turakuzi atugiye kuyatara. Narisobanuye ndavuga ati kwarayo papa kamba yampemye ngiye gutamira se. muri festive. Urabyibuka ndagenda nakugarura za passport amakasha avuze ubuhuha.
turashima Imana umwaka warugiye urabagibukije kabisa. haburaga iyi nkuru nyitanzeho byinshi nyitakajeho umwanya wanjye. Imana ishimwe ko nanjye ngiye guhumeka. Imana ishimwe ko Pamela w'Abanyarwanda na The Ben wasoje ablessing igihugu bamaze kurekoneswa n'umuryango nk'uyu OMS. Kandi twibuke ya move Sherry Silver yigishaga mwenyewe, kandi wibuke The Ben ko ari we waharuriye amayira Sherry Silver ubu yariteretse ari ku rwego rwo hejuru. Mudukunde mudushyigikire. Pamela rero agenda tubyarira umunyamerika azaba afite impano ikomeye, nanjye bankunde bandebe ijisho ryiza. Iyi nkuru yarangoye, namwe banyamakuru nizere ko mutazongera kunsebya, harabura igihe gito ngo isohore. Tubashyigikire, Bwiza arabizi ko mukunda, ntazongere kwiyitirira igitaramo cya The Ben, ahubwo kuba yahabwa umwanya ni ibintu byiza, ni ugushyigikirana. The Ben siwe wa mbere avomeye utuzi. Murakoze mpura z'i Rwanda, akira asezerera abantu. Papa kanagushimye ko oya umukada reka ne gusezerera abantu ahubwo bari we nsezerera. Mushimire cyane, uyu munsi waduhaye amakuru menshi cyane ashyushye. Ni menshi cyane pe, ni menshi cyane. Icyo ntegereje kureba ni ukumenya niba Bwiza azurira urubyiniro mbere ya The Ben muri icyo gitaramo. Igitaramo ni icya The Ben ku mugaragaro, izo mpapuro zo naraziboneye. Ibindi byo rwose Bwiza azi ko nsanzwe nitereka nkamena. The Ben asanzwe azi ko nanjye ntari umuvuza nduru, nubwo nta jisho rya Mutagatifu Petero andeba atari nzukira nyine. Oya nzukira yanyahuranye. Ikindi Mr Kagame ari kugirira ibihe byiza muri Kenya muri Black Market Record Presents. Ibindi nakagaruka umukada ndishimye, umwaka tusoje neza. Ciao ciao.